abana barimo kwiga ibinyabuzima nuko bagera ku ifi. Mwarimu abasobanurira amoko manini y'ifi. nuko umwana arabaza ati ifi nini ishobora kumira umuntu? Mwarimu amusobanurira ko bidashoboka, ko ifi idashobora kumira umuntu. Bunguri niyo yaba ari barene. Barene ni cya gifi kinini. Umwana ati ifi ko yamize Yona? Mwarimu ati ntibishoboka. Umwana ati ntacyo ninjya mu ijuru nzabibaza Yona. Mwarimu ati niba Yona atari mu ijuru se ari kwa shitani cyangwa kwa satani? Umwana ati niba Yona ari kwa satani cyangwa shitani, ubwo wowe uzamumbariza. Wasubiza iki uwo mwana uri mwarimu? Hanyuma uyu we yagize acyarara muri geography. Umugabo yifatiye undi bya bindi byo guheza nyine, atubumviye muri Amerika, Uburayi ndetse na Aziya. Arakomeza ati mbese ubu nta mugabane w'isi ntagezemo. Nyakubwirwa atubanza ugarutse uzi geography yose. Wabeshyaga nta gutindiganya ati ya baba ubwo naba narajyanyweyo n'iki ntarageze muri geography? Narayeyo gatatu kose maze muri geography yarayemo gatatu. Nyamara wari wifatiwe yaramubwiye ati ubanza ugarutse uzi geography yose. Geography ni ubumenyi bw'isi. Undi ati ya baba ubwo naba narajyanywe n'iki ntarageze muri geography maze narayeyo gatatu kose. Kayo guko umuntu yaguze imodoka yanditseho 4 gukuba 4. Ageze iwe umwana abona ku modoka yanditseho 4 gukuba 4. Ararakara cyane agira ati iki ni kizi ko 4 gukuba 4 ari 16. Ahita afata ibuye yandika kuri iyo modoka ko bihwanye na 16 cyangwa bingana na 16. Umugabo abibonye ararakara cyane ayijyana mu igaraje, basigaho irindi range, barabisiba arataha. Bukeye wa mwana yongeye kubibona, arongera yandikaho nibuye ko bingana na 16 cyangwa bihwanye na 16. Afite n'uburakari burenze ubwa mbere nibwo yabyandikanye rwose. Wa mugabo nyiri imodoka yaje kongera kubona bongeye kumwandikira ku modoka, yigira inama yo kujya kwandikishaho ko bingana na 16 kugira ngo uwo mwana atongera kubyandikishaho ibuye. Avuye mu igaraje kubikoresha wa mwana arabibona, ahita avuga ati ntubona ko cyamenye ubwenge? Ubwo arabwira cyase kare kose se kigiraga amaki cyandika amafuti. Ahita afata ibuye yandikaho ngo très bien. Umugore mwiza cyane yagiye kwivuza kwa muganga w'indwara z'abagore. Ubusanzwe abaganga nk'aba bazwiho kudakubagana, ariko uyu we byaranze pe. Nuko umugore akinjira muganga amusaba gukuramo imyenda, undi ayikuramo. Muganga amukora ku ibere, aramubaza ati ndi gukora iki? Umugore aturi kureba niba nta kanseri mfite mu ibere. Muganga akomeza kumukora ku mubiri hose amubaza ngo ndi gukora iki, ari nako nyamugore amusubiza. Kera kabaye sinzi uko yamwegereye atangira kumusambanya. Bigeze aho aramubaza ati ndi gukora iki? Umugore aturi kwandura imitezi kuko ariyo naje kwivuza. Umukobwa yanditse ku rubuga nkoranyambaga ngo abagabo bose ni ihene. Nuko umwe mu basore babibonye ararakara, ahita amubaza ati none se waba wahaye papa wawe ubwatsi? Kera inyamaswa zo mu gasozi zarikoze zijya ku Mana, zitekerereza ko zimwe zibura ubuzima kubera guhigwa n'inyamaswa z'inkazi. Imana yumvise akababaro kazo, iziha ububasha bwo kwirwanaho. Iyi impongo ubushobozi bwo kwiruka no gukorora itabaza. Iyi imbogo ubushobozi bwo kwabira n'ubwo kumva impyisi ihuma. Imisambi yayihaye guhiga, naho imbeba iziha ubushobozi bwo kujwigira. Intare yayihaye gutontoma, ingwe iyiha guhara, inyamaswa zazumva zigahunga. Imana kandi yahaye inyamaswa zo mu gasozi intaho zitandukanye. Itegeka impyisi kwitarura izindi, ikibera mu isenga n'ibibwana byayo. Imbogo izitegeka
kuba mu mukenke hamwe n'inyana zazo, imbeba n'ibyana byazo ibitegeka kuba mu miheno. Nguko uko inyamaswa zimwe zaretse kubana n'inyamaswa z'inkazi.